Ibarurishamibare mu Rwanda ryerekana ko ku banyarwanda 170 bakora imirimo ifite aho ihuriye n'ubuhinzi. Bisobanuye ko ubuhinzi ari inkingi ya mwamba y'ubukungu bw'u Rwanda, bityo bukaba bukwiye kwitabwaho cyane cyane uhereye ku bakora uwo mwuga. Abahinzi bagafashwa kubonera ku gihe ibyangombwa nkenerwa ku buryo umusaruro ubukomokaho uba mwinshi kandi ukabonekera igihe. Ibi biha inyungu umuhinzi, bihira umucuruzi n'umuguzi, yewe n'ubukungu bw'igihugu bukiyongera. Ndi umuhinzi w'ibirayi. Ibirayi birantunga, ugatunga n'umuryango wanjye. Bimaze no kungeza ku iterambere ryo kwituza heza. Kuba iyo mbonye umusaruro nkabona ndungutse, umwana aje ku ishuri nta kibazo, hakaboneka icyo kurya mu nzu. Ubucuruzi bw'ibirayi ntabwo nabuvuga nabi kuko bwantunze iyi minsi yose, ugashobora kunyishurira abana amashuri bakiga bakarangiza, ugashobora kuba ndi iwanjye numva nta kibazo kirimo. Buri muntu wese wumva arabasha kurya ibirayi, ufite amafaranga menshi n'utafite. Iki ni igihingwa cy'ibirayi. Abazi akamaro kacyo mu gutunga umubiri n'uruhare kigira mu bukungu nibo bakivuga ibigwi. Ikirayi ni igihingwa ngandurarugo, kikaba na ngengabukungu. Mu myaka itari mike iki gihingwa kimaze kigeze mu Rwanda, cyagizwe ikiribwa cy'ingenzi mu miryango. Urugero ni nk'iyo hari igituma ibirayi biba bike ku isoko cyangwa igiciro cyabyo kikiyongera, usanga byahangayikishije abantu benshi. Niyo mpamvu rero ubuhinzi ndetse n'ubucuruzi bw'ibirayi bigomba kwitabwaho kugira ngo bitange umusaruro ukwiye, haba ku muhinzi, ku mucuruzi ndetse no ku muguzi. Ubuhinzi n'ubucuruzi bw'ibirayi bwagiye buhura n'ibibazo bitandukanye, birimo ibura ry'imbuto nziza n'izindi nyongeramusaruro. Hakaba akajagari mu icuruzwa ryabyo, aho abamamyi baguriraga abahinzi umusaruro w'ibirayi byabo ku giciro gito ugereranyije n'ibyo babaga bashoye. Nguko uko hagamijwe guteza imbere inyungu za buri wese mu micururize y'ibirayi, Leta y'u Rwanda ifatanyije n'urugaga rw'abikorera PSF bahagurukiye gukemura ibibazo bigaragara mu buhinzi n'ubucuruzi bw'ibirayi. Hashyirwaho amakoperative y'abahinzi b'ibirayi, hanategurwa uburyo bushya abahinzi b'ibirayi bazajya bagurishirizamo umusaruro wabo, aribwo bw'amakusanyirizo. Aya makusanyirizo yatangiye kuvuka mu rwego rwo gukemura ikibazo abahinzi bahuraga nacyo, kuko barahingaga bagashora amafaranga menshi, ay'abahinzi, ay'imbuto, ay'inyongeramusaruro nk'amafumbire n'ibindi, ariko umusaruro wamara kuboneka umuhinzi akagurisha ku mafaranga makeya, bikagurishwa mu kajagari. Yewe hari n'igihe ikiro cy'ibirayi ubwacyo cyageraga ku mafaranga 30, 40, 50. Ugasanga ukurikije ibyo umuhinzi yashoyemo n'icyo yari yiteze, mu by'ukuri ntacyo bimumariye. Ni muri urwo rwego amakusanyirizo yajeho kugira ngo umuhinzi umusaruro we ukontororwe, umenyekane, ariko anafashwe uburyo wa musaruro wagezwa ku isoko, noneho anabona amafaranga amufasha ajyanye n'ibyo yashoye muri bwa buhinzi. Nubwo ariko hashyizweho ubu buryo bushya abahinzi b'ibirayi bagurishirizamo umusaruro wabo, kuri bo ngo ntibyababujije igihombo. Ikiro nyora kuri 600 y'imbuto y'ibirayi, kuja kugura bahangura ku mafaranga 170. Uje muhinzi ngurisha inka, nkagura ikiro cyo kuri 700 cy'imbuto, bako baje kungurira bakungura ku mafaranga 170. Je nzataye inka mvunika n'imbuto, wehe w'imodoka ugende unkuremo inyungukemo, nje nzafatwa hehe nzagendane, kuko umuntu arahinga aravunika atanga inka. Iri kusanyirizo nta tuje inama n'abahinzi b'ibirayi, bo baragipangira ubwabo. Ikusanyirizo ryakizaga babandi bahagaririye gamakusanyirizo, nibo wasangaga inda zabo zigeze iriya, nibo wasangaga imishinga yabigeze iriya, ukayoberwa iby'umuturage akora, ukayoberwa ibyari byo. Mbo ubwo hasigaye umuturage nta gaciro yari afite bisikubye, ubwo kwari uguhingira abo ngabo nyine bakisarurira. Hariho abitwa abasherisheri, akaza akavugana na nyir'imodoka nk'i Kigali ati wehuze amafaranga turaguha turaha umuturage dushaka. Ihindagurika rya hato na hato ry'ibiciro by'ibirayi ku masoko ryagize ingaruka by'umwihariko ku iterambere ry'umuhinzi n'umuguzi no ku bukungu bw'igihugu muri rusange. Ibi bituma Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda
ifatanyije n'izindi nzego za leta bongera kwinjira muri iki kibazo mu buryo bwimbitse, maze hasesengurwa imvano y'ikibazo nyirizina, hanashaka umuti. Nguko uko hashyizweho amabwiriza mashya y'imicungire y'ibirayi kugira ngo uruhererekane rukorwa n'abacuruzi hagati y'umuhinzi n'abarya ibirayi rugende neza nta wihariye inyungu. Mu isesengura twakoze byagaragaraga yuko inyungu irimo kujya ku bantu bamwe, ugasanga umuhinzi urimo guhinga ibirayi nta kintu arimo kunguka, kandi nanone ugasanga n'umuguzi ubijyana mu rugo arimo guhendwa, kubera ko abantu bari bakeya bari barihuje bashyiramo imbaraga, sisiteme y'ubucuruzi basa n'abayigaruriye. Ni ngombwa rero ko twagombaga kubikosora, wenda nagenda mvuga bimwe muri byo. Nk'amakusanyirizo y'ibirayi ubundi uko byari bimeze yagombaga kuba ay'amakoperative. Amakoperative nayo agizwe n'abahinzi b'ibirayi, ku buryo amakoperative agomba gukorera mu nyungu z'abahinzi b'ibirayi. Twaje gusanga rero amakoperative ahubwo yarigaruriwe n'abacuruzi, ndetse baragiye bashyiraho n'ibiciro uko bishakiye, bakavuga bati wenda kugira ngo koperative ibeho turafata amafaranga 3 ku kilo, ugasanga n'amafaranga menshi, ndetse twagerageje no kureba ukuntu yakoreshejwe, ugasanga na ba nyirayo bayakiraga ntabwo babasha gusobanura icyo bayakoreshaga. Icyo twakoze nuko twakuyeho ayo mafaranga, ariko nanone ikindi twagombaga gukora cyaje muri aya mabwiriza nuko twagombaga guhindura amakoperative akongera agasubira mu maboko y'abahinzi b'ibirayi. Hanyuma ikindi cyagaragaragamo cyane rero ni no kutareba isoko ryose ry'igihugu, ugasanga abacuruzi baturuka hamwe nko muri uyu mujyi wa Kigali barakorana n'abamamyi, ibirayi bakabigira bikeya ku isoko kugira ngo bikomeze bihende, kandi umusaruro w'umuturage we ari mwinshi. Ku buryo rero icyo nacyo twagombaga kugikosora. Uko twagikosoye nuvuga ngo twafunguye ubucuruzi kuri wese, ari umucuruzi munini ufite amafaranga menshi, aho ufite make, buri wese turafungura kugira ngo bose bajyemo. Kandi ngira ngo muzi byiza byihiganwa ku isoko, iyo abacuruzi ari benshi ibintu ari byinshi ku isoko, burya buri wese arunguka. Nicyo ngicyo twakosoye. Ariko n'ikindi twakosoye, twaje kureba dusanga ingufu ziri hagati y'abacuruzi n'abahinzi bacu b'ibirayi mu buryo bwo kumvikana ku giciro, tugasanga izi ngufu ntizingana. Icyo gihe rero ntabwo bibujije ko leta izamo igatanga ibiciro byo kugenderwaho, kandi ko niyo mwarabonye neza uko twabikoze, ntabwo twashyizeho igiciro kimwe tuvuga ngo naya ngaya gusa, ahubwo twashyizeho ibyo twita imbago z'ibiciro, kuvuga ngo wenda dufashe nk'ikirayi cya Kinigi, tuba tuti igiciro cyagombye kuba ku muhinzi kuba hagati y'amafaranga 65 n'170. Ni igiciro kigomba kugenderwaho kikubahirizwa, ariko noneho no kwakumvikana ku biciro bikagendera muri wa murongo. Ibyo twabizaniye kugira ngo turinganize imbaraga z'umuhinzi n'umucuruzi urimo. Uburyo bwo kunoza ubucuruzi bw'ibirayi twashyizeho burareba inyungu z'umuhinzi w'ibirayi, ku buryo amafaranga yashoye ayagarura kandi akunguka. Zirareba inyungu z'umucuruzi ugiye mu birayi, burareba inyungu za koperative birimo, ndetse n'umuguzi, kurengera umuguzi biri mu nshingano zacu. Mu rwego rwo guca akajagari, amabwiriza mashya y'imicururize y'ibirayi agena inzira isobanutse abarangura ibirayi bagomba kunyuramo kugira ngo babibone. Iyo baje gushaka umusaruro w'ibirayi baza ku ihuriro ry'amakoperative, bahagera twe ihuriro ry'amakoperative riba rifite imirenge iri bukure, tugasaba babakiriya baje gufata umusaruro mu makoperative kuverisa amafaranga kuri konte ya koperative. Ngo barangize kuverisa amafaranga bakagaruka iwacu bakatwereka borudero tumaze kwishura koperative, natwe tukabandikira jeto ibageza kuri koperative. Bagera kuri koperative ikabasinyira bodo komande batwara mu nzira, kuko
ubu ngubu ni ibintu bitunganyije. kuva amakusanyirizo y'ibirayi yakwegurirwa amakoperative y'abahinzi b'ibirayi byatumye abahinzi benshi bihutira kujya muri koperative. Ubu bakaba ari bo ubwabo bigurishiriza umusaruro wabo nta yindi ntumwa. twajaga ku munzani ugasanga umuntu ahagaze iruhande rwawe ari kuvuga ati birababishya, ariko koperative tuyinjiyemo tugira ijambo. Nanjye ubwanjye nihagararira ku munzani nkareba ibiro byanjye ngafata amafaranga koperative impaye. Hanyuma rero kuko hari amafaranga bavuga ngo na ya koperative azagarukira umuhinzi, bituma abaturage tubyiyumvamo dukunda icyo gikorwa. Hari igihe abasherisheri bazaga akagusanga mu murima akagura ati ikiro ni amafaranga 50, ubwo wenda ikiro ari 70, akaba atwaye amafaranga 20. Ariko ubu ngubu umusheshe ntiyakugeraho mu murima, ibirayi turabizana tukabishaka kuri koperative, twabigeza kuri koperative batiga igiciro cyemejwe na minisitiri niki, tuti natwe twari dusanzwe tukizi caga igiciro bakagidukubiraho, bakatwereka umunzani bati umunzani n'uyu, tukagenzura umunzani tukabona umunzani nta kibazo. Bapimura ibirayi turi kwirebera, natwe tugafatanya nabo, twarangiza bakaduha amafaranga yacu tugataha. Mu gihe wenda umushesheri yazaga kugira ati imodoka izaza nejo, ati amafaranga yanyu izayaza nejo. Ikibazo cyo kubura imbuto nziza z'ibirayi, ikibura ry'izindi nyongeramusaruro ndetse no gusarura ibirayi biteze nacyo cyarakemutse. Kuri ubu kandi umuhinzi ashobora kugurizwa na koperative y'amafaranga yariyo yose yakenera, bityo bikabarinda abamamyi babafatanyaga n'ubukene bakabashukisha intica ntikize. Biragaragara ko hari ikintu kirushaho kugenda neza muri iyi minsi, aho amakoperative atangire gukorana n'abahinzi, tubaguriza amafaranga, bigatuma yangorane yo gusarura imyaka iteze ubu ibyo byavuyeho, kuko umunyamuryango ukeneye amafaranga ayahabwa mbere. Iyo akeneye umuti agurizwa amafaranga. Nanone dukeneye n'irindi terambere yuko dushobora kuzafata umwanya tukicururiza n'ifumbire, umuturage akajya atangirana na koperative neza, tumuhereza ibyo akeneye byose. Inyongeramisaruro nazo tugeraho neza kuko nazo zinjiye mu bintu by'amakoperative, kuko hari amadepo tumenyereye tujya gufata ifumbire. Byanaba na ngombwa naba ntari nasarura ibyo birayi nkaja muri koperative y'ubuhinzi bw'ibirayi bakampa amafaranga bakanguriza, nasarura bakayakuramo. Ibyo bikaba ibisubizo kuri twe. Kuba abahinzi b'ibirayi basigaye bafatira amafaranga y'umusaruro wabo kuri banki bakorana nazo, nabyo byunganira gahunda za leta zo kwigisha abaturage kwizigamira, ndetse bikanarinda ba nyir'ubwite guhura n'abajura bashobora kubakenyeza rushorera. Nawe urabona umuhinzi uhinga agasarura toni 10-20, amafaranga ibirayi twe byerera amezi 4, nyuma y'amezi 4 akaza kubona 1,470,000, 2,000,000 mu rwego rwo kugira ngo barusheho gucunga neza amafaranga bahawe ndetse abungabungwe, kuko abahinzi burya bose ntabwo bagira imyumvire imwe. Hariho ababona amafaranga bakayanywera cyangwa se bakayashora mu bikorwa batabanje gukora imibare. Ubu amafaranga yabo turimo gushishikariza amakoperative kujya bayaverisa ku makonte y'aba bahinzi no mu rwego rwo kubigisha kwizigamira, ngo bagire bamenye uburyo bacunga neza umutungo wabo. Aya mabwiriza mashya y'icuruzwa ry'ibirayi yatumye abahinzi babyo bongera kwitabira kubihinga ku bwinshi. Kuri ubu umusaruro ukaba wariyongereye. Byareze ntaho twashimiye Imana, dukomeze kweza guca tuba turi nko muri paradizo rwose. Iyi sezo turimo ibirayi byareze ntago byarumbye. Umuhinzi yarahinze aho yakuraga wenda toni 2 hakaja ravisha tucangwenye, ubwo muri makimana yagize neza kubera ko yaduha umusaruro. Kugira ngo uyu musaruro w'abahinzi udata agaciro ku isoko, ihuriro ryabo ku rwego rw'igihugu ryashyizeho gahunda yo kujya ibihe mu gukura ibirayi no kubigemura ku masoko. Iyi gahunda kandi izatuma nta musaruro w'ibirayi uzongera kubonekera rimwe, kuko abahinzi nabo batazongera guhingira rimwe. Akarere ka Rubavu n'akarere ka Nyabihu ni uturere twagize umusaruro mwinshi cyane tutari twiteze, nibura buri karere iyo kageze gahunda yo gakura toni 400. Akarere ka Musanze cyangwa se n'akarere ka Burera byo bigateranya toni 80. Ubu ngubu dufite gahunda yo kugira ngo umusaruro utazongera kutubera igihe icyarimwe, kujya ibihe mu guhinga. Ubu ngubu turimo aho bagiye bakura ibirayi, abakuye mbere ubu ngubu barimo barahinga.
n'abandi ubu ngubu batari bakura, ubwo bagenda uko umuntu arangije gukura agenda atera. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ibirayi bizongera kwerera kimwe, kandi ubushobozi bw'amakoperative turimo kuyafasha kugira ngo agire ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo azashobore guhaha kuzagura ibirayi by'abahinzi. Muri iyi gahunda yo kujya ibihe mu gukura ibirayi, umuntu yakwibaza ati ese iyo bitinze gukurwa ntibiborera mu mirima? Mu gihe se ubikuye ugitegereje umuguzi wabibika ute? Mu by'ukuri ibirayi biri mu butaka ntabwo bibora. Icyo bishobora gukora n'icyo bitinzemo bishobora kumera. Ikirayi kibora iyo cyakomeretse, ariko iyo kiri mu butaka kigizemo ushobora kukimazamo ibyumweru 2, ukwezi, amezi 2 kitari cyabora, ntabwo kibora kereka wagikomerekesheje. Ikindi wenda mu buryo bwa tekinike, iyo ikirayi kirwaye cyumya, iyo twita bacteriose, wenda iyo mbuto ikaba iyifitemo muri ndani muri yo, ikaba iyirimo ariko itari yagaragara, none ikaba yatina mu butaka, icyo kirayi gifite iyo ndwara ubundi itagaragara, gishobora koko kubora, ariko ntigiturira ibindi ku buryo twavuga ngo umurima wose uri bubore. Ariko ibirayi wabikuye uko bigenda bikubitana bikoboka, cyangwa se isuka yagikomerekeje, icyo cyo n'iriya twita miridiyo ivurwa no gufuhirira umuti uriya wa ditani ku birayi, ibyo ngibyo nibyo bibora. Ariko ushyize ibirayi mu murima ari ibirayi bizima, ukwezi kurashira, amezi 2, ntabwo babibona yose. Bya bindi rero bababwira ngo abantu batinze gusarura, hashize ibyumweru 2 ngo byaboreye mu mirima, kereka yabikuye. Ariko biri mu murima uko bimeze. Kuri jyewe mu bumenyi mfite bw'ubugoronome n'abari abahinzi barabizi, ntabwo bibora, bishobora kumera. Urabona iyo umufuka ibirayi biri hamwe, ntabwo burya umwuka uzengurukamo neza. Ushobora kuba ufitemo ikirayi kimwe kirwaye kigaturira byose bikabora. Uko aba bahinzi bashobora kubyitwaramo ni uko babishyira ahantu bitarundanije hamwe, ahantu bishobora kuba umwuka unyuramo. Aho ngaho niho byatuma bimara iminsi 3, iminsi 4 bitari byabona. Abarangura ibirayi ku makusanyirizo bamaze kumenyera inzira bacamo kugira ngo babibone mu mucyo. Inzira binyuramo ntabwo tugera ku muhinzi twe tujya kuri koperative, ukavuga ibirayi ushaka umubare wabyo, nimba ushaka kinigi, nimba ushaka kuruseke, nimba ushaka peko, ukavuga ubwoko ushaka bw'ibirayi, bakaguha nimero za konte, ukagenda ukaverisa kuko tuba tuzi ibiciro byashizweho, ukazana borudero wayigezaho bakakubwira ngo ujya gupakira, tukagenda tugapakira. Ko twebwe ntabwo twemerewe guhura n'abahinzi, twe duhura na koperative. Iyo tuvuye gupakira duca mu nzove kugira ngo kontrole inyureho irebe ko umusaruro bageneye mu mujyi wa Kigali ari wo wajemo, ko biri mu buryo. Tunyurayo natwe tugatanga amafaranga yo gusorera imodoka, natwe bakatwandika ko bareba ko twaciye mu kuri tutaciye ku ruhande. Icyo bimfashaho nuko umuhinzi azongera guhinga adahomba, ariko umuhinzi inyungu ze nizitamugeraho ejo ntazongera guhinga. Nicyo gihe nanjye sinzabona aho mpahira. Imwe mu nshingano za Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ni ukurengera umuguzi. Abacuruzi bafite aho bahurira n'ugura ibirayi bwa nyuma, ni ukuvuga wa wundi ubijyana mu rugo kubirya, bemeza ko haya mabwiriza mashya y'icuruzwa ry'ibirayi asohokeye, guhenda abaturage bitagishoboka. Niba Minisiteri y'Ubucuruzi itangaje ko ibirayi bigomba kugura amafaranga runaka, iyo aramutse arenze umuturage, twe ku giti cyacu nta bushobozi tuba dufite bwo kuyamuvana mu mufuka, kubera ko we byanga bikundira kubwira ati itegeko ririho kuko ibirayi bigomba gucuruzwa ni iringiri, none ni impamvu yihe ibirayi muri kubiduhera amafaranga ari hejuru cyane. Kugena igiciro cy'ibirayi kuva ku muhinzi kugera ku muguzi wabyo wa nyuma byatumye n'ufite amikoro make habasha kurya ikirayi. Byari byazamutse bigera ku 100 kuri 250 hafi 300, ariko urabona ko byamanutse bikajya hasi bikaza mu 180 200. Buri muntu wese ngo arabasha kurya ibirayi, ufite amafaranga menshi n'utayafite. Bose baringaniza,
ariko n'umucuruzi aboneho nawe umuntu aboneho natwe duhaha bikeya tuboneho. Ikibazo cy'isoko ry'ibirayi abahinzi bakunze guhura nacyo ubu nacyo cyabonewe igisubizo kuko leta ifatanyije n'abahinzi babyo batangiye gushaka isoko ryabyo ahashoboka hose. Ubu nyakubahwa Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda amaze mu cyumweru gishije turi kumwe ari kumwe n'ubuyobozi bwa federasiyo yazengurutse uturere twa Nyabihu na Rubavu ashishikariza ibigo by'amashuri kugira ngo bigabure ibirayi ku bana b'u Rwanda biga muri ibigo by'amashuri. Byagutangaza kuba muri icyo gihe cyose gishize nta kigo cy'amashuri cyagaburaga ibirayi, cyane cyane muri Nyabihu bagaburaga ibirayi, ntabwo bagaburaga ibirayi uretse akarere ka Rubavu naho ibigo bitandatu mu bigo hafi mirongo ingahe iyo byashoboraga kugabura ibirayi. Ariko ubu ngubu twagiranye amasezerano yuko nibura kabiri mu cyumweru bagomba kugaburira ibirayi abanyeshuri. Ubu nkubwira Minisitiri w'uburezi yohereje ibaruwa itanga amabwiriza yuko ibigo by'amashuri bigomba kugabura ibirayi nibura kabiri mu cyumweru. N'ubu ngubu tuvuye Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ivuye mu kigo cya Iwawa nabo batwemereye ko bagiye kugaburira bariya bana barimo kugororwa, barimo kugira ngo bagaruke ku murongo, n'abagiye kujya bagaburirwa ibirayi nibura kabiri mu cyumweru. Ibyo rero biratanga umusaruro. Dufite na gahunda yo kugira ngo ibirayi bijye hanze byere kujya mu mujyi wa Kigali gusa. Ubu dufite ibirayi biri kwinjira mu gihugu cya Uganda hafi toni 200 ku munsi. Dufite ibirayi biri ku Gigoma hafi toni nka 20 ku munsi. Ibyo byose ni ibirayi biri kuva muri utu turere twa Nyabihu na Rubavu kandi biri kujya hanze. Ubu twanafashe n'ingamba z'uko ibirayi bijya muri za Huye, mu Ruhango, za Rusizi, Nyagatare, aho hose kugira ngo nabashobore kurya ibirayi. Kongerera agaciro umusaruro w'ibirayi harimo no kubihunika neza kugira ngo bizagezwe ku isoko bitarangirika. Leta ikaba yizeza abahinzi b'ibirayi ko mu gihe cya vuba itangira kububakira ubuhunikiro bw'ibirayi bwa kijyambere ndetse no kubakorera imihanda izabafasha kubigeza ku masoko. Tugiye kubaka ubuhunikiro 45 muri turere tune. Faze ya kabiri tukazareba utundi turere kuko hari utundi turere natwo turimo kweza ibirayi ku buryo umusaruro w'abaturage iyo wabaye mwinshi babona aho bawushyira ntibahite bawirukankana ku isoko wenda kugira ngo batanahendwa. Hanyuma n'ikibazo cy'imihanda cyaragaragaye cyane cyane aho nasuye hariya muri Kanama, aho bigaragara yuko koko hari aho imihanda itagera. Ariko nk'uko buri mwaka dukora ingengo y'imari, iki kari ikibazo cyaganiriweho buriya muri rusange. Kariya karere tuvuga ka Gishwati ubu ngubu bakageneye ingengo y'imari yo kugira ngo imihanda igende ikorwa, ariko kubera ko ikibazo cyari kinini imihanda yose ntabwo irarangira. Ariko tukizera yuko muri uyu mwaka dutangiye imihanda ya nyuma yazakorwa ku buryo umusaruro w'abaturage wajya ugezwa ku masoko nta kibazo. Mu mezi make aya mabwiriza y'imicungire y'ibirayi yashyizweho hagatangira no gukurikizwa. Abahinzi b'ibirayi barashimira leta yabakijije abamamyi n'akajagari kagaragaraga mu bucuruzi bw'ibirayi. Ubu barakirigita ifaranga nta mpamyi. Uyu munsi umuhinzi nawe aravuga rikijana akinjira mu bandi muri hoteli nziza yayinjiramo, ariko icyo gihe nto byagombaga ntiyagendana igipantaro nziza imeshe, ntiyagenda urukweto rwiza rumeshe nk'urw'abandi. Ariko uyu munsi usanga umuhinzi nawe ari umusirimu asumba umukozi wa leta. Urasanga agendana amafaranga, urambona ko mfite jenda ntayo nagiraga, urambona ko nambaye costume ntayo nagiraga. Ushobora kugera iwanje mu rugo ugasanga buno urugo rwanje narubatse. Ibyo byose byubatse muri iki gihe igiciro cy'ibirayi gihawe iki agaciro. Uko byagenda kose abashirisheri bo abo bamamyi twara abahizi kuko buno iniyo idupangira imodoka ikaza kuri koperative gupakira ibirayi. Umushirishero ntabwo yaza ngo aje kukubwira ngo igiciro cyabaye iki cyangwa byagenze gutya, kubera ko nyakubahwa Minisitiri ibiciro yasizeho turabizi. Kugeza ubu ngubu mbese bamwe baraserebura kuko hari umuntu wakuraga ibirayi yabigaza no kuri ku bacuruzi b'ibirayi kera bagicuza akajagari bakaba byango ni bito cyangwa bimeze gute. Ariko buno kubera leta nyine yaturebereye nk'umubyeyi, ubu nta kibazo dufite, abaturage turugushima. Ubu ngubu mu kureba hirya no hino mu mirima yacu ibirayi birimo babamamye, leta yabagwanyije bavuyeho, twibumbiye mu mashyirahamwe. Ikirayi cyacu kiragenda uko dushaka, bakaduha isizeni nako itariki zo gukura kugira ngo tutaza gukura turi benshi igiciro cyacu cy'ibirayi cyacu kikagwa.
ubwo rero ibirayi ukagenda neza cyane ugasanga noneho tugakura n'ibirayi bikuze bitewe n'uko leta yabigizemo uruhare. Babamanyi bazaga ati igiciro kimeze gutya kandi Kigali nta kiriyo kandi Kigali bari kugurisha neza baturyaga baragiye. Ubu nuwo twakumva twebwe ubwacu abaturage twamushikiriza leta. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda irashimira inzego zitandukanye cyane cyane abahinzi b'ibirayi imbaraga bakomeje gukoresha bongera umusaruro wabyo kugira ngo ibi bimaze kugerwaho bitazasubira inyuma. Rero harasabwa ubufatanye bw'inzego zitandukanye zifite aho zihuriye n'abahinzi b'ibirayi. Abahinzi cyambere cyo ngewe ndabashima rwose, ibyo tubasaba barabikora, barahinga bakeza umusaruro ukiyongera. Icyo nabasaba rero muri iyi nabyita urugamba turimo nuko n'abahinzi nabo bagombye gukanguka bakamenya inyungu yabo. Niba twashyizeho ibiciro kuriya bagerageze rwose ntibemera amafaranga ari munsi y'igiciro cyashyizweho, kubera yuko n'ufite ibibazo buri impamvu twashyigikiye koperative yagombye gushyiraho uburyo bwo kubimugurije kuko izi umusaruro we irawubona. Noneho ku buyobozi bwa koperative rwose ubutumwa mbabwira n'icyo mbasaba, nibakore mu nyungu zabo bahagarariye. Abakora nabi bisubireho bakore mu nyungu z'abahinzi, nibo babashyizeho kandi ngira ngo buri wese afite inyungu. Hanyuma kuri federasiyo cyangwa n'inzego zose ziri hejuru ya koperative hari abo twita ngo ni union, abandi twavuga ngo ni federasiyo. Ndagira ngo rwose mbasabe nabo bakore ku buryo bakurikirana izo nzego zose zagiyeho zikora inshingano zazo kandi zikore mu nyungu z'uwo zihagarariye. Hari imikoranire myiza rero nko mu bintu byo kugenzura uko ibiciro byubahirizwa. Rwose bigaragara ko ku makusanyirizo, ku nzego zo hasi, ku muhinzi, inzego z'ibanze nizo zirimo kudufasha n'inzego z'umutekano zikadufasha, ariko noneho no ku rwego rwa politike iyo mikoranire hagati ya Minagri na Minicom irimo kugaragara ko irimo gutanga umusaruro. Nta cyiza nko gukoresha imbaraga n'ubuhanga maze ugahinga, ikirere nacyo kikaguhira, umusaruro ukiyongera. Ibi bitera akanyamuneza umuhinzi kuko abashoboye kugaruza imbaraga yatanze akabona n'inyungu, ariko ni n'inyungu ku mucuruzi kuko nawe ababonye igicuruzwa ajyana ku isoko. Leta nayo ikaba hafi kugira ngo hatagira uhenda undi, bityo na wa wundi ugura ibirayi bwa nyuma ajya kubirya nawe bikamugeraho ibiciro bidahanitse.